ndagusuje nanone ngo haye ikaze mukunzi wacu ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho uko bukene uko bwije umunsi ku munsi. Nge nitwa Theophile byukusenge, reka twizere ko tuza kubana. Reka ngushimire kandi ngo ikaze udukurikiye uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri iyo hiryo ku migabane y'Uburayi cyangwa se muri iryo tamasimbi benshi dukunze kwita aba diaspora. Reka twizere ko umeze neza natwe mu Rwanda, ibintu n'amahoro aho waba wizereye hose, ubwo ndavuga idini ryose waba urimo. Reka twizere ko nawe umeze neza, umuhanzi ku giti cye, korali se muri rusange, wowe ukunda kuririmba se, wowe ukunda kuririmba muri church service cyangwa se ukaririmba muri gahunda z'itorero zose, reka twizere ko umeze neza aho waba uri hose. Nkwakire kandi ngo ikaze muri kino kiganiro kitararenza iminota 10 turaza kuba turi kumwe uko byamera kose. Nge nitwa Theophile nk'uko nabikubwiye, turaza kubana. Mbese wabuze icyo umuziki umaze ku buzima bwawe? Benshi dukunze kuririmba, benshi dukunda kuririmba, benshi dukunda kumva indirimbo, ariko ugasanga gusobanukirwa icyo umuziki umaze mu buzima bwacu ndetse natwe ubwacu icyo bitumariye ugasanga n'ingorabahizi kuba twabimenya. Umuziki rero utuma isanzure rigira roho nzima cyangwa se rigira ibitekerezo bizima, abatuye isi bakabaho neza mu buryo bwiza kandi bose buje umugambi. Ibitekerezo bikagira amabara ndetse gutekereza kukaguruka ndetse ugatuma ubuzima na buri kimwe cyose kibaho neza kikagenda neza. Bimwe kandi mu byagiye bivugwa n'abahanga bagiye batandukanye cyane nk'uwitwa Pilato, akaba ndetse n'umucurabwenge w'umugiriki wabayeho kera cyane, yavutse muri 427 apfa muri 348. yavuze kandi byinshi ku muziki ari nabyo tugiye kubura ko muri kano kanya. Nuze gucikwa rero, ndagushimira uburyo umaze guhitamo kubana natwe ndetse mushimira uburyo uhisemo kugenda ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye, ndetse dushingiye ku byagiye bivugwa n'abantu benshi batandukanye, tukanareba ndetse uko umuziki ugenda utera imbere mu Rwanda ndetse no ku isi yose, nuko rero ukoreshwa ahanyuranye. Nta kabuza rero koko umuziki ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Umuhanzi umwe w'umunyarwanda yagize ati, nutazi kuririmba cyangwa se nutararirimbye yaririmba n'iz'abandi kandi bikamuhira. Nawe wumve neza ko umuziki ari kimwe mu bintu dukoresha hirya no hino mu bintu byo ari byo byose. Turirimba dushingura, tukaririmba dushingira, tukaririmba dusenga, tukaririmba dusengera abandi, tukaririmba dusengera mu matorero ndetse no mu nsengero. Turirimba kandi tukarimbira abana ndetse n'abakuru, tukaririmbira imbere. Nta na hamwe utasanga umuziki cyangwa se indirimbo zikoreshwa mu mico yose, indimi zose, amoko yose. Turirimba twumva indirimbo, tubikora twumva indirimbo turirimba. Ese haba hari akandi kamaro umuziki ufite mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ibi ni bimwe mu bintu 10 ngiye kugutegura cyangwa se naguteguriye nifashije nk'uko nabikubwiye. Uyu amagambo Pilato yakomeje kugenda avuga, umwe mu bacurabwenge babayeho kuva na kera ndetse ariko n'uyu munsi ubona ko umuziki ari ingenzi kuri twebwe ndetse no kuri benshi babikora no kubabyumva cyangwa se no kumva umuziki muri rusange. Ngewe wakigutegurira twabyukusenge Theophile, kanizere ko tuza kubana. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko nuko bigabanya stress y'umuntu cyangwa se kwiheba n'agahinda, byose bikaba ari bikorwa n'umuziki. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero iminsi yose duhura na byinshi bidutera stress cyangwa se agahinda n'ibindi bikaduhangayikisha ndetse bikadutera kumva tudatuje muri twebwe. Mu guhangana nabyo rero ikintu cya mbere wakoze ni ukumva cyangwa se wagatekereje no kumva umuziki utuje, ndetse byashoboka ko ukaba utarimo ibicurangisho cyangwa se harimo bike cyane kugira ngo utwadwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Si byiza none gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidunda cyane ndetse nabwo
nubwo indirimbo yaba ifite amagambo meza yabigaragara cyangwa se yabiri audio uko byamere kose ugomba gukoresha amagambo afite cyangwa se indirimbo igenda gake kugira ngo ubwenge bwe bwongere gusubira ku gihe cyangwa se wongere kujya mu mwanya wumva ubwawe ushaka kujya. Mu bushakashatsi kandi bwakozwe mu mwaka wa 2017 bugaragaza ko bituma umujinya ujya ku gipimo uva ku gipimo kiri hejuru ndetse cyangwa se kubabara ikava ku gipimo kiri hejuru kugeza ubwo bigufasha kuba byagabanya stress, kuko haba umujinya, agahinda ndetse no gukoresha ubwonko cyane. Ibi byose bigatuma stress isa n'igabanuka muri maze umuziki bikaza gutuma ubwonko bwo cyangwa se ibitekerezo byongera gusubira heza cyangwa se aho wumva umutima wawe wishimira. Ari naho kandi nyir'ubwite uhitamo ubwawe ushaka wumva umuziki ukunze kandi ukagwa ku nzoka. Niyo mpamvu rero turavuga ngo uzumva indirimbo ituje kandi nziza inyuze ubwonko bwawe, bigabanya uburibwe. Akenshi na kenshi iyo bigeze mu kugabanya uburibwe usanga umuziki wihariye cyane. Abahanga bavuga ko kandi umuziki utuma harekurwa umusemburo witwa dopamine, ukaba kandi umusemburo utuma wumva uruhutse kandi wisanzuye. Ubushakashatsi kandi bwakozwe mu mwaka wa 2011 bugaragaza ko mu bantu bamaze kubagwa bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatuma nyuma yo kuva mu kinya batumva uburibwe kimwe ndetse n'abatigeraga bahumva. Ubu kandi ubundi bwakozwe 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo n'imitsi, bwerekanye ko kandi nabo bibagabanyiriza uburibwe bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda gake. Ikintu cya gatatu tugomba kumenya, bituma kandi ubudahangarwa bukora neza. Akandi kamaro nuko kandi utuma ubudahangarwa bugira ingufu. Iyo rero kandi uri kumva indirimbo cyangwa se uri kumva umuziki muri wowe, wongera igipimo cyo kongera imbaraga zo mu mubiri wawe. Kandi bikaza kugira uruhare mu gutuma uburemangingo bukora neza kandi umubiri ugahorana itoto, ndetse si ukumva gusa kuko no kuririmba ari kimwe mu bindi bikorwa byiza cyane, haba ku bahanzi, korali, bisamura ibyumviro ndetse bikagabanya umujinya. Nk'uko twavuze ruguru, twabonye ko iyo ibyo byose byazamutse ari nabyo bitera stress ndetse bikaza gutuma rero ubwonko bwawe bwongera gusubira mu gitereko cyangwa se bikaza gutuma ubwonko bwawe bugenda neza. Ibi kandi mubikora abenshi babikora ugatangira wumva ko bitagenda neza, ariko nyamara indirimbo uko ugenda uyikunda, uko igenda ijya mu matwi yawe, ukaza kwisanga ufite cyangwa se wamaze kugera ku gipimo cyiza ubwawe wumva ushaka kugeraho. Igihe uri muri siporo nabyo birafasha cyane ku bantu bakora siporo muri gym, tonique cyangwa se n'abazi kubyina. Saba gusa kuko n'abakora siporo yo kwirukanka bakunze kwita mu gukora cross. Iyo uyikoze uri kumva umuziki muri kuteri cyangwa se n'ahandi hantu wateguye wumvira umuziki wawe, ugera kure kandi harenze uko wabyumvaga. Kumva umuziki kandi uri kwirukanka bikunda gufasha benshi cyane ndetse bikakurinda kunanirwa vuba nk'uko twari tubikomojeho. Hano nanone rero iyo bitandukanye cyane, kuko iyo bisaba kumva uvuduka kandi wirukanka uri ndetse ukagendera ku muziki ugenda gake cyane udafite ingoma beat nyinshi cyane, ku buryo
iguha freedom muri wowe, ndetse bikaguha umwanya ugenderaho cyangwa se bikaguha beat ugenderaho, mbese ukumva uri mu kinyenga. Akenshi na kenshi muri gym tonic hifashishwa imiziki yo mu bwoko bwa techno, ndetse no mu birukanka ushobora kumva reggae cyangwa se ugakoresha n'izindi njyana zikunyura, ariko iyo wirukanka byaba byiza ukoresheje umuziki uri beat wonyine utagira amagambo, kuko byo ubwabyo bigufasha kuguha umwanya wo kwitekerezo cyane, ndetse no mu byo uri gukora cyane. Ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri muri siporo byongera 15% ku gihe cy'ingufu ukoresha iyo utawumva, byongera ubwenge bwibuka. Umuziki kandi ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza ibyo tubona twebwe mu maso yacu nk'uko twabibonye mbere. Bituma kandi umusemburo wa dopamine nk'uko twivuze urekurwa bwinshi, kuko bigufasha mu kwiga no kwibuka. Rero murabyumva neza ababyeyi, ni byiza ko umwana umuha umwanya wo kumva umuziki neza, ukongera ukamuha umwanya wo gusobanukirwa umuziki icyo ari cyo. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko iyo wiga uri kumva akaziki gatuje bigufasha gufata mu mutwe ndetse vuba. Gusa hano bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo uri kumva. Ku bantu barwaye rero indwara za stroke cyangwa se barwaye indwara zo mu mutwe, ubushakashatsi bwerekana ko iyo wumva uwo umuziki wihitiyemo bifasha ubwonko bwawe kugaruka ku murongo ndetse vuba, ndetse bikagufasha nanone no kuba wabika ibyabaye mbere y'uko urwara, cyangwa se gusigasira iby'ubwonko bwawe bwamaze kwakira. Muri rusange bigufasha kandi gusinzira neza. Niba kandi ujya ugira ikibazo cyo gusinzira, mbere y'uko uryama banza ufate nk'iminota mike cyane wumva umuziki utuje, nuryama usinzire neza. Gusa kandi uzirinde kumva imiziki y'ingufu yayindi kubita cyane nka techno, kuko iyo yatuma ahubwo ubura ibitotsi, kuko bituma ushigagurika uko wumva bya biziki bigenda bikubita, bigatuma rero ubwonko bwe cyangwa se umubiri wawe utabasha kwakira igikorwa ugiyemo muri ako kanya. Iyo uri kumva ndetse bituma ibindi bitekerezo bikuvamo, ukaruhuka neza kandi ukaryama ufite akanyamuneza, nuko bikagufasha muri rusange no gufasha ubwonko bwawe kwibuka ibyabaye ndetse no gutekereza neza no kongera kugira ibitotsi. Ndetse iyo usinzire neza ubyuka waruhutse, nuko bigatuma uwo munsi wawe wirirwa neza, ntabyo kuvuga nabi, nta munaniro, ndetse ukirirwana ingufu mu kazi. Bigira akamenyero mbere y'uko uryama ufata iminota nka 30 cyangwa se 45 wiyumvira akaziki keza gatuje, uzajya usinzira neza. Icya karindwi ugomba kumenya, bigufasha kandi kurya buhoro kandi gake cyane. Gucuranga rero uturirimbo dutuje nk'uko twakomeje kuba tubivuga mu gihe uri kurya bigufasha, ndetse bifasha abantu kugabanya umuvuduko w'ibyo barya ndetse umuvuduko mu kurya. Ibi rero bigatuma uhaga vuba kandi utariye byinshi. Ibi bikaba kandi byiza cyane ku bantu bifuza gutakaza ibiro, kuko uko urya bike ni nako umubiri ukoresha byinshi birenze ibyinjiye, bikaba rero byagufasha kugabanya ibiro muri rusange. Mu gihe rero wifuza kutarya byinshi, gerageza gufatira ifunguro ahari umuziki muke cyane kandi ubashe kuwufata nawe utuje, bizagufasha rero nawe gutuza muri bigufasha kandi cyangwa se bifasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo rero uri kumva umuziki ushimishije wumva akanyamuneza kandi ukishima. Ibi wumva rero bikabaho mu gihe uri kumva
bigira akamaro umutima ndetse n'imiyoboro ijyana amaraso ahanyuranye mu mubiri. Utuma kandi imiyoboro ijyana amaraso nk'uko twakomeje kugenda tubivuga ikomeza kugenda imikorere yayo igenda neza, ndetse hakaza kubaho ibanga rikomeye cyane ry'imikorere myiza y'urwungano rw'amaraso kugeza ubwo ubuzima bwawe bugenze neza. Ubushakashatsi kandi bwakozwe mu mwaka wa 2008 bwagaragaje ko kumva umuziki bizamura igipimo cy'imikorere myiza y'imiyoboro y'amaraso igera kuri 26%. Murumva rero kumva umuziki uko waba umeze kose ni byiza. Rero kuri ibi kumva umuziki bingana no guseka, inyungu yabyo ku mutima ijya kungana cyane ko kandi uzamura igipimo cyiza cy'ibyishimo muri wowe, ikagabanya ububabare muri wowe cyangwa se agahinda, ndetse bikaza gutuma amaraso atembera neza mu buzima bwawe cyangwa se mu bice bigize ubuzima bwawe, bigabanya kandi umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kimwe gihuje n'iki cya 8 kumva umuziki kandi utuje buri gitondo na nimugoroba byibuze iminota 30 cyangwa se 45 nk'uko tubivuze, bituma kandi umuvuduko w'amaraso ukabije ugenda ugabanyuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva byibura iminota 25 cyangwa se 30 ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 4 bigabanya igipimo cyo hejuru cy'amaraso, ukaba kandi umuvuduko umutima ukoresha wohereza amaraso mu mubiri wawe. Ufasha kandi mu gukira vuba ku barwayi b'umutima n'izindi ndwara zijyana n'amaraso byose cyangwa se zijyana n'umutima. Bifasha kandi abarwayi ba stroke cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe nk'uko twigeze kubikomozaho nanone ukira vuba, nubwo twabivuze hejuru, ariko kandi by'umwihariko ku barwayi ba stroke, dore ko hari indwara ifata ubwonko. Kuwumva bigufashe, gerageza gukoresha cyangwa se gufata umuziki utuje neza, bizagufasha kuruhuka ndetse no kumva utuje muri we. Uwo muziki kandi uzamura igipimo cy'ibyishimo ndetse unatuma umuntu yumva akagabanya umujinya, bigafasha kandi gukira vuba kuko utuma ubwonko bubasha gusana ku buryo bwihuse cyane ahari hangiritse. Niba rero hari ukuntu rero uzi ko umuziki ujya ugufasha cyangwa se hari umuntu uzi urwaye uburwayi bwa stroke, mubwire ko kumva umuziki utuje akunda bizamufasha gukira neza kandi agakira vuba. Umwanzuro rero tugarukaho nk'uko tubibonye, umuziki ni kimwe mu miti ku bintu byinshi cyane, kandi si umuti ugurwa amafaranga menshi cyane, kuko niyo wagura memory card ugashyira muri telefone yawe wajya wiyumvira akaziki uwo ukunda uwo ari wese. Si nicyo ngicyo gusa, kandi babakecuru bari mu zabukuru, babandi babasaza bari mu zabukuru, wa wundi udafite imbaraga zo kuba yagenda, mushyira akaradiyo ku ruhande, ngira ngo nabo mujya mubona ko babikunda. Mushyira akaradiyo ku ruhande cyangwa se uturimbo, mubaze uturimbo akunda, ugende tumushakire hahandi yicaye ave mu bwigunge. Natwumva bizatuma iminsi yo kubaho yiyongera, ndetse yongeye kwigaruramo icyizere cyo kongera kubaho mu buzima nk'ubwo yahozemo kera. Gusa kandi ukibuka ko imiziki iri amoko menshi cyane, bityo rero ukamenya ujyanye na siporo, ujyanye no kurya, ujyanye no kuryama, ujyanye no kuruhuka, ujyanye n'ibindi binyuranye byose twavuze ruguru. Ndetse waba umwanya wawe muto cyane, waba mukuru, waba mutoya, waba umugabo cyangwa se umugore cyangwa umukobwa, umuziki ni mwiza. Urugero
rukwiriye, ndetse ari nayo mpamvu twakomeje kugenda tubigaruka. Njye nitwa Theophile Byukusenge, reka nizere ko tuzajya tubana umunsi ku munsi uko bukeye n'uko bwije, ibihe bitandukanye tuzajya tubana mu biganiro. Reka gushimira aho twabanye, nakubwira ngo wakoze kubana natwe, nakubwira ngo wakoze kudusubscribinga, nakubwira ngo wakoze kuduha igitekerezo cyawe, nakubwira ngo wakoze gusangiza abandi ino nkuru nziza kugira ngo n'abandi batari babizi babyumve. Ndagukunda cyane, nitwa Theophile Byukusenge. Ciao, ciao.